n'umugeni nakunze kandi uwo mukunzi ndimo mbabwira yitwa Manuel wo mu muryango wa Yuda uwo yaratsinze kandi azahora atsinda ni nayo mpamvu ndimo muririmba kandi uwo mukunzi ndimo mbabwira yitwa Manuel wo mu muryango wa Yuda uwo yaratsinze kandi azahora atsinda ni nayo mpamvu ndimo muririmba wa Felisitiya habonetsemo umugabo w'igihangange witwa Goliyati yari munini kandi yari muremure yemwe bakundwa yaratinyitse cyane. Aha reka ntangire mbasuhuza nkuko bisanzwe ndiruta rwabiza iminega inkuba zisa mihogo rwa mugabo nyirigira imbizi isangarizwa ingoma nkabo umutware w'iriyumba nyuma nk'isesura imbibi nkaza kwitwa nyirazo zose nyita umuhungu w'Imana n'igihugu nyite Marion nk'ibisanzwe ubundi nkomeze nkwiheresho nk'ibisanzwe nkuko bibona rero imbere ya kamera turi kumwe n'umukobwa mwiza cyane umukobwa wambaye neza umukobwa useka ukagira ngo n'amarembo y'Yerusalemu ni umukobwa ufite isura n'isini itarushye siga ni hamwe ureba umuntu kavuga uti wow turakwakiye kuri Marion Meddy. So murakoze cyane ndabashimiye. Amazina yanjye nkuko nari mbivuze nitwa Nitanga Sofia. Iwacu ni mu karere ka Rwamagana. Yes. Kumbira umunyamugi? Ndi umunyarwamagana cyane. Okay. Kubera icyo wahisemo kwambara umwenda w'umuhondo? So nkunda kwambara umuhondo cyane nanjye sinzi ukuntu byanjemo. Ni ibintu numva ko nkunda kwambara umwenda w'umuhondo. Okay, ukundi ibara ry'umuhondo. Yes. Hanyuma wakubaza muri make nkakubaza ngo Sofia ni muntu ki wamubwira ko ari iki? So Sofia mu mukobwa nkuko mumubona, umukobwa utangaje, umukobwa utari mugufi, kandi utari muremure. Aha, Sofia afite impano yo kuririmba. Wow, ufite impano yo kuririmba. Watangiye kumva ko ufite impano yo kuririmba kuva ryari Sofia? Ngiye natangiye kumva ko mfite impano yo kuririmba. Nari mfite mu myaka hagati y'imyaka 15 na 16. Yes. Aha noneho kugira ngo abantu badukurikiye tutaza kubashyira mu rujijo ndagira ngo uze gukora mu gaseke k'indirimbo batuzaniye twinjize mu mavuta hanyuma tuze kuganira tuzi neza umuntu turi kuganira uwo ari we ngaho tekereza akaririmbo ugiye kuturirimbira hanyuma dutangire ikiganiro tuziranye. Yes, murakoze. Mfite umukunzi utuye inyuma y'ibicu uwo yarankunze sinabona uko mbivuga imyaka 1000 n'amagana irashize antegurira ibyicaro byiza. Mfite umukunzi utuye inyuma y'ibicu uwo yarankunze sinabona uko mbivuga imyaka 1000 n'amagana irashize antegurira ibyicaro byiza. uwo yarirahiriye mudahiro ati sinzongera kunywa ku mbuto z'umuzabibu ntari nicarana n'umugeni nakunze hariho umunsi yagaragaje ubutwari bwe yagiye kuzimu akandagira Satani aramunyukanyuka amwambura imfunguzo azamuka n'icyubahiro. Yesu ni muzima. Hariho umunsi yagaragaje ubutwari bwe yagiye kuzimu akandagira Satani aramunyukanyuka amwambura imfunguzo azamuka n'icyubahiro. Yesu ni muzima. uwo yarirahiriye mudahiro ati sinzongera kunywa ku mbuto z'umuzabibu ntari nicarana n'umugeni nakunze. uwo yarirahiriye
yarahiriye mu ndahiro ati sinzongera kunywa ku mbuto z'umuzabibu ntari nicarana n'umugeni nakunze ntari nicarana n'umugeni nakunze kandi uwo mukunzi ndimo mbabwira yitwa Manweri wo mu muryango wa Yuda uwo yaratsinze kandi azahora atsinda ni nayo mpamvu ndimo muririmba kandi uwo mukunzi ndimo mbabwira yitwa Manweri wo mu muryango wa Yuda uwo yaratsinze kandi azahora atsinda ni nayo mpamvu ndimo muririmba uwo yarirahiriye mu ndahiro ati sinzongera kunywa ku mbuto z'umuzabibu ntari nicarana n'umugeni nakunze ntari nicarana n'umugeni nakunze uwo yarirahiriye mu ndahiro ati sinzongera kunywa ku mbuto z'umuzabibu ntari nicarana n'umugeni nakunze ntari nicarana n'umugeni nakunze. Yes uti suzongera kunywa ku mbuto y'umuzabibu utaricarana n'umugeni wawe wakunze. Ubundi ufite umukunzi? Ndacyari muto cyane. Ufite imyaka ingahe? 20. Imyaka mito cyane, imyaka mike cyane. Watangiye kumva ko ufite impano yo kuririmba, watubwiye ko ni guhera muri 2010 na kangahe? Nari mfite hagati y'imyaka 16 na 17. Urumva ni muri 2015 hagataho. Yes. Okay, ibintu byiza cyane. Hanyuma niki kigutera imbaraga zo gukomeza kuririmba cyane ko abakobwa badakunze kubikomeramo? Wowe niki kigutera imbaraga zo kubikora? So ikintu numva ko kikomeje kuntera imbaraga nk'iyo nta kazi mfite ndi gukora. Ngiye mfata Bibiliya nkasoma. Niyo nafata nk'iminota 5 yo gusoma Bibiliya. Ngiye nshobora gusoma iminota 5 yonyine nkaba maze no gukora indirimbo. Yes. Okay. No ujya kuba umuhanzi rero hari abantu batubera batwinspira tukavuga tuti uyu muntu aririmba neza nandi ndumva naririmba nkawe ndumva nakora ibikorwa nk'ibyo akora. Ninde muntu winspira kugira ngo ube wakwandika indirimbo cyangwa se ninde muhanzi wakunze akagutera kuririmba? Umuhanzi nakunze cyane nanjye nkumva ko natera ikirenge muke cyane mu buzima. Meddy ndamukunda. Meddy ndamukunda pe. Umukundira iki Meddy? Meddy nkunda kunaririmba. So Meddy nkunda stories ziwe. Yes. Izihe story? Meddy ari kuvuga ngo iyo ari kuririmba abashyira mu tuntu twakiryo yigarura hino akigarura hirya ewana n'abamureba bakumva baramukunze. Nanjye rero nicyo kintu namukundiye. Ubu wikundira medali? Nikundira Meddy pe. Ukunda kahe karimbo ka Meddy? So Meddy afite indirimbo ebyiri z'ubukwe. Hari indirimbo y'ubukwe yiwe nakunze. Yitwa gute rero? Niba utanayizi zino iririmbe twumva. Ntabwo nakubwira ngo nayiririmba kuko ntabwo nyibuka. Akoze isekiwe basi waturimbira nakaye kubera ko ikondo umuntu byanga byakunda ntubura n'agakeregeshwa kusigarana. Ntabwo ushobora kukabura ariko indirimbo ziwe nzumva gutyo gusa ariko sinabasha nko kuba nazita. We mwitaho ahubwo sinjya nita kuba nafite indirimbo ari kuririmba ngo nanjye nyiririmbe. Nawe iririmbe. Hanyuma rero nihe ndirimbo y'umusitari uzi noneho ukunda kuririmba ushaka kuririmba ugashobora? Naba nkubeshye. Nta nimwe. Hanyuma se basi ufite indirimbo yawe wanditse ku buryo wayiririmbira abantu bakavuga bati umuntu byanga byakunda afite impano ko kazi no kwandika cyangwa no kuririmba wenda nk'izo waruririmbye ubikora gutsegundi? Jewe ndandika mfata nk'ikayi nkandika. Namara kwandika ya ndirimbo nanditse nkayisubiramo inyuma nkaririmba. Ukayiririmba? Yes. Ngo turirimbire ukaririmba wanditse twumve noneho twumva ukuntu imibare igiye kuvamo ibihekane udusiga amavuta mu kajwi kawe keza numvishe hanyuma abantu bagukurikiye
ibikorwa by'inyono bya nyabyo. mu bafilisitiya habonetsemo umugabo w'igihangange witwa Goliyati. Yari munini kandi yari muremure, yemwe bakundwa yaratinyitse cyane. mu bafilisitiya habonetsemo umugabo w'igihangange witwa Goliyati. Yari munini kandi yari muremure, yemwe bakundwa yaratinyitse cyane. Nimuze turebe imbere dutegere z'igitondo, twiringire Imana yacu niyo izakora imirimo. Nimuze turebe imbere dutegere z'igitondo, twiringire Imana yacu niyo izakora imirimo. Uwo mugabo yarasuzuguraga cyane bikabije, yari yibasiye itorero ry'Abisiraheli kandi ritavumika. Uwo mugabo yarasuzuguraga cyane bikabije, yari yibasiye itorero ry'Abisiraheli kandi ritavumika. Nimuze turebe imbere dutegere z'igitondo, twiringire Imana yacu niyo izakora imirimo. Nimuze turebe imbere dutegere z'igitondo, twiringire Imana yacu niyo izakora imirimo. Wow, indirimbo nziza cyane. Iyo ndirimbo niyo wiyandikiye? Ego. Niki cyaguteye kwandika iyo ndirimbo? Narayiririmbye. Na ikintu cyabinteye, nasomye Bibiliya ndeba kuntu Abisiraheli cyagiye cyo kwa Farawo bari mu buretwa bacunaguza cyane. So bintera kuba nanjye nakuramo indirimbo. Ndavuga ntibyanga byakunda aha hantu nasomye ndeba kuntu Goliyati yagerageje Abisiraheli. So mita nanjye nshakisha buryo ki nakuramo indirimbo. Okay, ibintu byiza cyane. Hanyuma rero tugera ku musozo w'ikiganiro, n'icyo wabwira abakobwa nkawe cyangwa se abantu bungana bafite impano ariko bitinya kuzigaragaza? Icyo nabwira abakobwa tungana turi mu kigero kimwe cyangwa abasore, nababwira ngo impano bafite nibazigaragaze, bikuremo ubwoba, bamenye ko buri kimwe cyose kigomba gushoboka. Kuko nta kidashoboka. Byiza cyane. Yes. Hanyuma rero tugera ku musozo rero, reka tugushimire ko wemeye kuganira natwe. Murakoze. Reka rero mbashimire mwebwe mwari mukurikiye Marion Media. Njya mbabwira ngo ndabakunda cyane, mwangize uwundi ubu ngubu, kandi njya mbabwira ngo warakuze wemeye gukora subscribe kugira ngo ibiganiro ngutegure umunsi kundi kugira kandi ku gihe. Ubwira ngo sinjya nsuza ntavuze ngo ndakwifuriza amahoro n'amafaranga. Imana ibandebera icyoroshye naho butaha.